Haleluya, haleluya, bene data. Imana ishimwe ko itugejeje aya magingo tugihumeka umwuka w'abazima. Nizere ko namwe muri amahoro. Ni kuri Maranatha, tugarutse mu kiganiro cyacu cyangwa se inyigisho cyangwa se ibihe byo gusenga no kuzirikana iminsi 40 y'igisibo. Ni karibu mu kiganiro. Uyu ni umunsi wa gatatu nyuma y'uko turebye igisobanuro cy'igisibo, hanyuma tukareba umunsi w'ivu, igisobanuro cyawo, icyo uvuze, icyo umariye abantu. Uyu munsi turareba ijambo rivuga ngo garuka ku Mana. Turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, igice cya mbere, umurongo wa 3. Haranditse ngo nicyo gituma uzababwira uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimungarukire nanjye nzabagarukira. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Imana yacu itugirire neza cyane. Igisibo ni igihe cyo kwisuzuma. Hari igihe umuntu agenda buhoro buhoro akava ku Mana, ntamenye ko yayivuyeho, akagira ngo biracyari kwa kundi, atangira kugabanya isengesho, gusenga akabiburira umwanya, akavuga ngo ndi busy, imirimo akaba ari yashyira imbere, atangira kumva icyaha akacyumva nk'ibintu bisanzwe, atangira kubona ko gukora icyaha runaka ari ubuzima busanzwe nta kibazo. Reka nguhe urugero, hari abantu bamwe bazi ko ubusambanyi ari ikintu gisanzwe, ari ubuzima busanzwe, hari nk'uko umuntu akenera kurya ibiryo, nabyo akabifata nk'ibintu bisanzwe, ntabwo ari icyaha. Ariko uba wamaze kugwa neza muri Gehinomu. Icyo cyaha cy'ubusambanyi Uwiteka Imana aracyanga, kuko yaravuze ngo ni kibi, kiricisha, kuko ni icyaha gikorerwa imbere mu mubiri. Umuntu rero akabifata nk'ibisanzwe, atangira gukomera mu mutima, akajya yiha amahoro, akajya yiha umutekano, akajya yiha umutuzo. Iby'Imana byamukoragaho ntibyongere kumukoraho. Yasoma ijambo ry'Imana agasa n'uryigurukije, akumva ritamureba. Ariko uyu munsi Imana iracyaguhamagara, iracyakwibutsa ibihe byawe bya mbere. Mbese waba wibuka ibihe byawe bya mbere ubwo wizeraga Imana? Byari byiza, byari biteye ubwuzu Imana, byari bishimishije ku bantu bari bizeye yuko ugiye kwihanira kureka. Ariko uyu munsi ni iki gitumye usubira inyuma bigeze aho ngaho? Nimungarukire nanjye nzabagarukira. Imana ntabwo iri kugutonganya, ntiri kugutuka, ahubwo iravuga iti nimungarukire. Ntabwo iri kuvuga ngo banza witunganye mbere y'uko uza, ahubwo zana imitwaro yawe kuri Yesu. Uwo nguwo niwe ugutura iyo mitwaro, kuko ntajya ananirwa. Garuka, Uwiteka Imana aragushaka. Yewe hari abanze kugaruka. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana binangira imitima. Hari n'abafashe icyemezo cyo gusubira kwa basi, bakirwa n'urukundo. Muri uru rugendo rw'igisibo, ikibazo si uko waguye, ikibazo ni uko wakwinangira ukanga kubyuka, ukanga kugaruka. Uyu ni umunsi wo gufata icyemezo. Uyu ni umunsi wo guhinduka. Uyu ni umunsi wo kugaruka ku Mana. Garuka mu gusenga by'ukuri. Sengana umutima umenetse. Garuka mu kwiringira Imana. Gira ibyiringiro muri wowe. Garuka mu buzima bwera. Imana ntigutera umugongo.
iratumira buri wese, iragutumira iti ngwino. Kwihana by'ukuri no guhinduka, mbese wabyumvise neza? Igisibo ntago bivuze kwiyiriza ubusa gusa, ni uguhinduka umutima, ugahindura imyitwarire, ni ugusubira ku Mana by'ukuri, si mu magambo gusa, ni ukwitanga kandi ukitangira abandi, ukibuka ko nubwo waba ufite ibyishimo hari abababaye, ukibuka ko niba urya hari abashonje. Abisiraheli bajyaga biyiriza, bagatatamura imyenda, bakitera ivu mu mutwe, bakitera umukungugu, bakicara hasi, ariko reka twumve icyo Imana yababwiye. Turareba mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli, ni ibice 2, ni umurongo wa 13. Haranditse ngo imitima yanyu abe ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Reka twibuke urugero rwa Yesu Kristo watangiye umurimo we atangariza abantu, ababwira ati nimwihane kuko ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru bwegereje, ubwami bw'Imana buri hafi. Imana yacu itugirire neza cyane. Si ubwa mbere Imana ihamagara cyangwa ibwira abantu ngo bayigarukire, no mu ijambo ry'Imana turabona ingero z'abantu Imana yabwiye kuyigarukira no kuyumvira, ariko baranga, barinangira. Ariko turabonamo n'abo Imana yabwiye iti nimungarukire, nuko barayigarukira. Urugero rwa mbere twabona ni umwami Farawo. Imana yamuhaye amahirwe menshi, ariko arinangira, anangira umutima we, kwanga kurekura abana ba Isiraheli ngo bagende, byamuzaniye kurimbuka. Murareba ibihano 10 yahawe byose, kugeza aho abana b'imfura bose n'ikintu cyose cy'imfura gipfuye muri Egiputa, hariya mu Misiri. Ibyo byateye umubabaro Abanyamisiri. Kubwo gukomeza kwinangira, yakurikiye Abisiraheli abafatira ku nyanja itukura. Ntiyareba ko Uwiteka adashaka yuko abakoraho, ahubwo akomeza umutsi, aravuga ati ndabafata, ndabica, abandi mbagarure. Akomeza kubakurikira. Imana ica inzira mu nyanja mo hagati. Ntiyabireba ngo avuge ati ariko ibi bintu ko nigeze mbibona n'ahantu hariho hose, ibi bintu bibayeho, aho si ya Mana yabo ikoze ibi bintu, mbese aho nituyikurikira tugakurikira aba bantu bayo, mbese biratugwa amahoro? Ari abajyanama be ntawamugiriye inama, ari we ubwe ntago yavuze ati reka ibi bintu ntaho nigeze mbibona, ni ubwa mbere mbibonye mu mateka, reka aba bantu mbareke, bafite Imana ikomeye. Oya, yiroshye mu nyanja. Ngo yabonye Abisiraheli bari kugenda mu nyanja n'amaguru, ngo agira ngo ni inzira isanzwe. Yes, yari inzira isanzwe ku Bisiraheli, ariko ntago yari inzira isanzwe ku Banyamisiri, ntago yari inzira isanzwe ku banzi b'Imana, yari inzira nziza ku bakunzi bayo gusa. Niyo mpamvu Abisiraheli barangije kwambuka bose, yabwiye Mose ngo ngera urambure inkoni hejuru y'inyanja. Nuko inyanja irasubirana, isubiranya Abanyamisiri bose bari bamaze kugeramo, n'amagare n'amafarashi, yewe byose, na Farawo arimo. Imana yacu tugirire neza. Ngicyo igihembo
cyo kwinangira umutima, ukanga kumvira Imana, ikaguha amahirwe menshi, ikakubwira kenshi, ikakuburira kenshi, ikakugira inama, ikakwereka ibimenyetso, ikakubwira mu magambo, ikakuzindukira mu museke, ikakubwira saa sita, ikakubwira saa 9, ikakubwira nijoro, bukarinda bukikivuga, mu museke ikabyuka ivuga, ariko umuntu akanga akinangira. Imana iturinde kwinangira. Umugabo witwa Yuda Isikariyoti yamenye ko yakoze icyaha, ariko ntiyagarukiye Imana mu kwihana nyakuri. Yesu yaravuze ngo ukuboko kungambanira kuri kumwe n'ukwanjye ku meza. Buri wese aravuga ngo ni njye, ariko Yuda avuze ngo ni njye, Yesu aramubwira ati wakabimenye, ati icyaruta ni uko uba utaravutse. Ariko Yuda ntiyumva ayo magambo ngo avuga ati ariko umwami yamvumbuye burya, reka ibi bintu mbireke, reka ibi bintu mbivemo. Oya, ahubwo ngo yahise yikubura, arasohoka ajya gusoza umugambi mubisha. Ngo abandi bagira ngo ubwo ari we ushinzwe ikigega agiye gushaka ibindi byo kurya, ariko yari agiye gusoza umugambi, ajya guhura n'abafarisayo n'abakuru b'itorero, dore ko ari bo babikoze, hanyuma banoza umugambi bamuha n'amafaranga. Yanze kugaruka, ariko iherezo rye ryabaye gupfa aturitse. Imana yacu itugirire neza. Reka turebe rero abemeye kugaruka. Harimo Petero. Yesu yari yamubwiye ngo inkoko itarabika uraba umaze kunyihakana 3. Koko yihakana Yesu, aravuga ati simuzi uwo muntu muvuga, sinzi n'ibyo mumbwira. Ariko inkoko ibitse ahita yibuka, aravuga ati ibi bintu nkoze umwami yari yabimbwiye. Ararira cyane ati mbabarira, ntabwo ari njye ubikoze, ni Satani undimo, sibyo nari nagambiriye, nari navuze ko ngukurikira aho ujya hose. Nuko ngo Yesu yaramukebutse, aramureba, amubwira ati ntacyo, cyagiye nagusabiye ngo ukomere, numara gukomera ukomeze n'abandi. Ijisho ry'impuhwe yamurebanye amukebutse ryatumye Petero yibuka amagambo yose yavuganye na Yesu, aragenda ajya kurira. Nuko Yesu nakomeza kumusabira kugira ngo adacika intege ngo abivemo burundu ajye kwiyahura cyangwa se akore n'ibindi, ahubwo yariyiniye, ariko akomeza kumva umutima we ukiri kuri Kristo. Imana imuha umugisha. Urundi rugero ni urugero rw'umwana w'ikirara. Turabibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 15. Amaze kwaka 8 umubyeyi wamubyaye yafashe icyemezo cyo kugenda ngo yaya ibye byose, arangije arabimara, arangije arasonza, ajya kuragira ingurube, ndetse yifuza kurya iby'ingurube zishigaje, ariko ngo ntiyabibona. Ariko aza kugarura umutima. Garukira Imana, nawe irakugarukira. Yaje kugarura umutima, aravuga ati ariko kwa data nubwo nahemutse nabaye umwana mubi, bararya bakanabisigaza. Abagaragu ba data bararya bakanabisigaza. None reka mfate icyemezo cyo gusubirayo musaba imbabazi. Nuko ngo afate icyemezo, amaze kugifata araza, ngo ise akimubona ari kure, ngo atangira kumutegurira ibyo kumwakira n'imyenda yo kumwambika, amukoreshereza umunsi mukuru. Ariko yari yaje afashe icyemezo cyo kuvuga ati data, naraguhemukiye, sinkwiriye kwitwa umwana wawe, yewe ureke mbe umugaragu. Ariko
ngo ise aramwakirana ubwuzu bwinshi, aravuga ati mwana wanjye urazutse, nari narakubuze none uragarutse. Niyo mpamvu nshimye Imana, ndetse ngo mukuru we arababara cyane kuko bamukoreshereje umunsi mukuru ngo we batarigeze bamugira icyo bamukorera nubwo yabaye umwana mwiza. Ariko ngo ise aravuga ati uyu yari yarazimiye none turongeye turamubonye, ukwiriye kwishimira ko agarutse. Iyo tugarutse mu rugo, Uwiteka Imana aranezerwa, ndetse mu ijuru impundu ziravuga. Uyu munsi hari ibibazo bitatu tugiye kwibaza. Tugiye kwibaza ngo mbese turi mu rugo kwa data? Tubanye na data amahoro? Turi kumwe nawe? Ikibazo cya kabiri, uribaza ngo mbese niba ntari kwa data ndi hehe? Ese uri mu bari gufata icyemezo cyo kugaruka? Uri mu nzira ugaruka? Icya gatatu, ese uri mu banze kugaruka? Urimo uragenda uratera Imana umugongo? Uri kumera nka Yuda Isikariyoti wateye Yesu umugongo agasohoka akabasiga aho ngaho akajya kugambana? Uri hehe muri ibyo byiciro uko ari bitatu? Uri mu kihe cyiciro uyu munsi? Imana yacu idusange cyane. Gira amahitamo meza, nibwo uzagira amahoro. Ni ukuri, reka nkubwire, birashoboka ko wagiye kure pe ugashayisha. Birashoboka ko hari icyaha wumva kidashobora cyangwa se bitashoboka ko Imana ikubabarira. Birashoboka ko wumva warakererewe, aho ugeze nta rutangira. Ariko wibuke ibi, umwana w'ikirara agitera intambwe igaruka, se yahise amusanga amwakirana ubwuzu. Petero amaze kwihakana Yesu, amarira ye yamusubije mu rukundo rw'Imana. Kwihana kwe byamushubije imbabazi z'Imana. Dawidi amaze kugwa, kwihana kwe kwamuhesheje imbabazi. Imana ntireba aho wageze ugwa, ireba icyemezo ufata cyo kugaruka. Ireba aho ugeze ufata icyemezo cyo kwihana. Ntireba ku buremere bwo kugwa, ireba ku buremere bwo kubyuka. Kandi iracyavuga iti nimungarukire nanjye ndabagarukira. Twabibonye muri Zekariya igice 1 umurongo wa 3. Uyu munsi ntukomeze gutinda, fata icyemezo, garuka. Gira bwangu. Gira bwangu wizarira, nurushya utindiganya na hato, yiteguye kugukiza, irakwinginga nguze. Mana yacu, Mana nziza, turi mu gihe gikomeye cyo kwibuka imibabaro umwana wawe Yesu Kristo yagize ku bwacu. Ni ibyaha byacu yazize, ni twe twese yapfiriye. Ariko duhe kuzirikana ibyo ngibyo, duhe kuzirikana icyamuzanye. Yazanywe n'urukundo rwinshi rwatumye atifuza ko turimbuka. Aravuga ati reka mbamenere amaraso, ibyaha byabo bihanagurwe kandi bijugunywe kure rwose. Niyo mpamvu iyo turebeye mu maraso y'umwana wawe Yesu Kristo utaducira urubanza rubi. Duhe kwihana kumaramaje rwose. Duhe guca bugufi mu buzima bwacu bwose. Duhe gutunga imitima y'ubwenge, imitima ica bugufi kandi imitima itunganye. Duhe gushakashaka icyo ukunda, utwangishe ibyo wanga, udukundishe ibyo ukunda.
twigishe kumaramaza, tugendane nawe ubudasiba. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane bavandimwe, Imana ibahe umugisha cyane.